Nguyu yabaye Miss Rwanda, ubundi amazina ye yitwa Mutesi Jolly. Amaze iminsi avugwaho ibintu byinshi, inkundo n'abantu batandukanye, nta nahamya niba ari byo koko cyangwa se niba atari byo. Ariko muri weekend nibwo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yongeye kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga yandika ubutumwa bwateye urujijo benshi, aho yahaye gasopo abantu bakunze kwibasira uyu mu Miss cyangwa se Miss Jolly, ndetse uyu mugabo agaragaza ko nta wemerewe kuvuga kuri uyu mukobwa. Hari mu butumwa rero Muhoozi yanyujije ku rubuga rwe rwa X, yavuze ko nta muntu n'umwe ukwiye kwibasira Mutesi Jolly kuko buriya ngo kuri we ari umukobwa wihariye, ndetse anahamya ko kumuvugaho buriya ngo ari nko kuvuga Muhoozi w'ubwe. Nko kuvuga uriya mugaba mukuru w'ingabo rwose w'igihugu cya Uganda. Yagize ati kuvuga kuri Jolly birabujijwe, biba bisa no kumvugaho. Mu rwego rero rwo kwerekana urukundo afitiye uyu mukobwa, yagiye anagereranya uyu mukobwa n'ibyamamare ku isi, avuga ko Beyonce ari umwe mu bahanzi bakomeye ku isi, ariko ntiyigeze nyine amugeraho. Ati Beyonce ntiyakwigereranya n'uriya Mutesi Jolly, ni mwiza ariko nyine kumuvugaho nyine ni bibi. Mbibutse ko ariko uyu Muhoozi nubwo abavuga ibi bintu kuri aba bakobwa cyangwa se kuri Mutesi Jolly n'abandi bakobwa twagiye tubona akomeza kugenda bavugaho, uyu mugabo arubatse. Yakomeje anagira ati umwaka utaha ndaza mu Rwanda gufata umugore wanjye, ntabwo nshaka rero ibihuha cyangwa inkuru zidafite ishingiro, niwe kandi nzamurongora cyangwa se nzamugira umugore. Mu butumwa bundi rero yanditse yongeye kwihanangiriza abantu bose rero bagerageza kuvuga nabi kuri uyu mukobwa. Agira ati mwitonde, muri kuvuga ku mugore wanjye kandi ndi umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Hanyuma rero uyu nguyu ni umuproducer, uyu nanone bari kumwe akaba umuhanzi. Ubwo tukomeje n'amakuru ari kugenda avugwa hano mu Rwanda y'imyidagaduro. Umwe bamwita Prince Kiss, undi bakamwita Laleina. Kuri ubu ngubu rero nabo amashusho yabo akomeje kugenda acicikana hirya no hino, nyuma yuko bafashe inzira, sinzi niba bafashe rutemikirere cyangwa se bafashe harya buriya iri kugendera ku butaka, imodoka bavuga gute? Ni imodoka nyine. Hanyuma rero abangaba bafashe inzira berekeza mu gihugu cya Kongo hariya Igoma kabisa, aho bagiye kurira ubuzima. Ni nyuma yuko rero bamaze no gusohora indirimbo yabo nshyashya kuri ngubu iri kuri YouTube channel yabo. Mbibutsa ko uyu mukobwa n'uyu muhungu ngo urukundo rwabo rwatangiye bari muri secondaire, muri high school. Basoje, umwe aba umuproducer undi aba umuhanzi. Hanyuma rero batangira no gukorana, ariko baza kutubwira ko ngo umwe ari mushiki wundi. Bakavuga ko Laleina ari mushiki wa Prince Kiss, ariko nyine kwihangana byarabananiye. Muri uyu mwaka mu minsi y'ejo bundi nibwo baje kubishyira hanze, n'ubundi ibyabo byaje gushyirwa hanze yuko aba bombi bakundana, ndetse urukundo rwabo rwatangiriye kera. Ubwo rero reka tubifurize kugira urukundo rwiza no kugira ibihe byiza hariya muri Kongo. Ahubwo reka nibwira abantu nyine badukurikiye bakunda iyi couple cyangwa se bakunda ibihangano byabo, ko mu minsi ishize basohoye indirimbo bakayita Promise cyangwa se isezerano, iri kuri YouTube channel ya Laleina. Ubwo rero ku bakunzi b'indirimbo zabo mushobora kugenda mukabareba. Hanyuma rero reka tuvuga andi makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda, ngo ibyari inzozi byabaye impamo. Ubu ngubu ngiye kuvuga kwitwa Bruce Melody. Ni nyuma yuko rero hacicikanye amashusho yuko ari gukorana indirimbo n'uyu Bruce Melody. Uyu muhanzi rero Joshua Baraka ni umuhanzi wo mu gihugu cya Uganda. Rero ngo yageze ku ntego yari yarihaye yo kuva mu mujyi wa Kigali akoranye indirimbo na Itahiwacu wamamaye mu muziki nyarwanda nyine nka Bruce Melody. N'ubwa mbere rero aba bombi bahuriye mu ndirimbo, ndetse byitezwe ko izajya hanze mu gihe cya vuba kiri imbere rwose. Uyu musore w'Ikampala rero yageze i Kigali kuwa gatanu, ejo bundi hari ku itariki 15 niba ntibeshye, agenzwa n'igitaramo yakoreye muri Kigali Universe kuwa gatandatu hari kuri 16. Icyo gihe rero yahuriye ku rubyiniro n'abarimo DJ Pius. Uyu nguyu yari ari kwizihiza imyaka 15 ari kuvanga imiziki nyine, ari umu DJ. Yahuriye ku rubyiniro kandi na Aline Sano, Ruti Joel, Mike Kayihura, DJ Maruno, Gireson Sentore ndetse n'abandi benshi. Bwari bwa kabiri
uyu muhanzi ataramiye i Kigali kuko inshuro ya mbere nyine yahageze yagenzwaga no kumenyekanisha ibikorwa bye by'umuziki, yigeze kubiteramo urwenya avuga ko ubwa mbere agera i Kigali nyine yifashishije bisi, ariko ubu ngubu nyine ngasiga agenda n'indege, birumvikana cyane ko byaje gucamo. Ubwo ari ku kibuga cy'indege rero mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, witwa Joshua Baraka yumvikanishije ko uretse kuba agiye gutaramira abanyarwanda kuri gahunda yari afitemo nyine ibiganiro n'abahanzi barimo Bruce Melody, Element, Mike Kayihura ndetse n'abandi, kandi nyine yanatangaje ko ibyo byose yagombaga kuba yabikora mu gihe cy'iminsi mike yagombaga kumara hano mu Rwanda. Hanyuma rero reka twihute tujye no mu gihugu cya Tanzania. Uyu nguyu bamwita Diamond Platnumz, yakubise akanyafu Mbosso. Ku bakunda amatiku mwegereye ino mbabwire n'aya ngaya, witwa Diamond Platnumz rero ni umwe mu bahanzi bakomeye bo mu gihugu cya Tanzania. Amakimbirane hagati ye rero na Mbosso amaze gufata indi ntera nyuma y'uko Diamond yatangaje ubutumwa bushya kuri Instagram, aho yasubizaga nyine abamushinja kuba nyine ngafitiye ishyari uriya Mbosso. Hanyuma rero yavuze ko yamufashije ku buntu mu kurangiza no gutegura EP yiwe, ndetse ngo nubwo yari amaze kuva muri Wasafi yakomeje kugenda nyine amufasha kuri zimwe mu ndirimbo uyu Mbosso yagiye akora. Buriya ngo Diamond yagiye azigiraho uruhare haba mu buryo bw'amafaranga ndetse n'ibindi. Diamond kandi yibukije Mbosso ko ubushobozi bwe bugaragarira mu ndirimbo yakoranye n'abandi bahanzi zirebwa n'abantu benshi. Yanashishikarije rero Mbosso kwiga gutandukanya abantu nyabo ndetse n'indyarya, ndetse no kumenya itandukaniro riri hagati y'ibyaranzweho byagiye nyine birangwa ku mubano wabo bombi. Hanyuma rero ni mu gihe intambara y'amagambo hagati yabo ikomeje. Bundi yatangiye mbere na mbere ubwo uyu Mbosso yavaga muri Wasafi, iyi ngiyi nyine irimo na Diamond, icyo gihe witwa Harmonize nawe yari akirimo. Hanyuma rero abantu benshi batangira kugenda babahuza, ugasanga abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye kubaza uko Diamond yumva ko kuba nyine Wasafi, kuba Mbosso yaravuye muri Wasafi. Abandi bakagenda bakegera Mbosso akavuga ko kuba yaravuye nyine muri Wasafi. Hanyuma rero ibyo byose byatumye bagenda bahuza imitwe cyane cyane, biza gutuma rero banagirana beef ikomeye. Kuri ubu rero witwa Diamond akaba yabigarutseho. Hanyuma rero ku mbuga nkoranyambaga hakomeje nanone gukwirakwizwa amafoto aho Chris Brown nyine yagiye yifotozanya n'abafana benshi bagiye batandukanye. Ubundi tujya tubona bamwe mu bafana basaba ifoto umuhanzi ukomeye cyangwa ibindi byamamare bitandukanye. Kuri ubu rero mu bihe bitandukanye hagiye nyine hagaragara amafoto yagiye afatwa mu gikorwa cya Meet and Greet, aho rero witwa Chris Brown abanza kuba nyine yakorera icyo gikorwa cya Meet and Greet, aho yagiye gukorera igitaramo. Nyuma rero agahura na bamwe mu bakunda ibikorwa bye cyangwa se mu bamufana cyane. Ayo muri kureba kuri screen ni amwe mu mafoto nyine yagiye afatana na bamwe mu bafana be. Ariko ikintu gitangaje ahangaha nuko buriya ngo witwa Chris Brown iyo agiye kuba yafatana ifoto nawe cyangwa se kuba wifuza kuba wafatana ifoto nawe birashoboka ntibigoranye, ariko nanone ntibyoroshye, kuko buriya ngo kuba wifuza kuba wafatana ifoto wowe nawe bigusaba kuba ufite arenga miliyoni imwe y'amanyarwanda. Ifoto iriya rwose yaguterura, yafata ivi nk'uriya ndi kubona hariya hejuru, yagufata mu nda nka kuriya ndi kubona hasi bigusaba rero kuba wakwishyura arenga miliyoni imwe y'amanyarwanda kugira ngo ubashe kuba wafatana ifoto n'uyu muhanzi w'icyamamare. Ubwo rero nanjye nibariza abadukurikiye, ese wakwishyura aya mafaranga kugira ngo wifotozanye na Chris Brown, cyangwa wabyihorera iyo miliyoni ukaba wayikoresha ikindi? Ayiguramo akarima. Uraza gufata telefone rero utwandikire kuri 07804494. Ariko nanone hari indi video nshaka kukwereka.
hari ikindi kintu nshaka ko tuza kuganiraho, muraza kumpamagara ndabanza nkwereke iyi video, ubundi hiriwe hacicikana andi mashusho aho umwe mu bakobwa, sinzi umujyi yararimo, sinzi nawe ari umunyarwanda cyangwa se ari umunyamahanga, ariko nabonye amashusho ye nyine ari gukomeza gucaracara, aho tumenyereye ko nyine abahungu bajya bafata iya mbere bagaterera ivi abakobwa. Hari n'umucuti wanjye kabisa witwa Marvin Carter watereye ivi umukobwa we cyangwa se umukunzi we, reka tunabifurize kugira urukundo rwiza, bazanarambane kabisa. Marvin Carter, urugo rwiza wowe n'umukunzi wawe, big congratulations. Hanyuma rero tukivuga kuri ibyo ngibyo, hari umukobwa wagaragaye ari guterera ivi umusore, ari gutera ivi umusore. Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza bati ese ibi ngibi birakwiye? Moses niba afite ayo mashusho aze kuyatwereka, abadukurikiye baze kuduhamagara kuri 0794354351 batubwire ubundi mwebwe mubyumva mute. Umukobwa yarapfukamye aterera ivi umusore, anamuhereza ururabo. Umukobwa yageze aho ngaho anatera amava abiri ahubwo. Reka nibariza abadukurikiye, ubundi birakwiye koko? Ubona ari ngombwa cyangwa se ubona nta kibazo biteje kuba umukobwa we yafata iya mbere agaterera ivi umusore? Fata telefone rero utubwire, ni 0791435451 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp ni 0780444974. Moses rero reka twitabe amatelefone, abantu batangire batubwire ese koko ibi ngibi birakwiye? Nta kibazo biteje? Ndabizi ko abadukurikiye mwese kabisa mufite icyo mu bitekerezo gitandukanye. Yes, hello. Hello. Yes, mushiki wanjye. Sonia. Witwa nde? Sonia. Soni. Uhereye hagana? Murango. Wowe ubyumva ute? Ukuntu mbyumva nyine, androga zikunda umuhungu. Yego. Ndumva rero nta kibazo kumuterera ivi. Ngarutse kwicisha plan. Ufite sheri? Njyeho ya. Nta ufite? None se numugira? Njye ntabwo mufite. Nuramuka umugize? Umunsi nzabugira nyine urumva urukundo rwandenze, of course nanjye nzabikora. Nawe uzicara umuterera ivi umubwira uti akiriye impeta ndayiguhaye. Ariko apana amava abiri. Uzatera rimwe? Yego. Sawa, urakoze cyane. Urakoze. Okay, ati ariko njyewe ntabwo nzatera amava abiri. Nawe duhamagare rero utubwire ese ubyumva ute? Wowe ubona bikwiye? Ese wowe uri umuhungu, umukobwa bigukoreye nta kibazo wabigiraho? Katwiganire. Yes, hello.